hari ukuntu kuri WhatsApp bakohereza message hanyuma ugasanga zigutesha umutwe zigahora zimarika hejuru kuri tableau ya telefone. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ibyo bintu wabihagarika, nibazajya bakohereza message ntizajye bigutesha umutwe ngo ubibone hejuru kuri tableau yawe. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi. Ni Darius Tech, ntiwibagirwe kumfollowing. Nta kindi urakora, uraza ufungure application ya WhatsApp, uraza ufungure application ya WhatsApp yariyo yose ukoresha, hanyuma numara kuyifungura urahingukamo imbere ugaruke hano kuri utu tudomo dutatu, utungutu tuno udukandeho, nanone ugaruke hano handitse settings, ahangaha hano kuri settings naho uhakande. Uraza nanone umanuke hano, urareba urabona hano handitse notification, hano kuri aka ngaka uraza nako ugakandeho, hano notification. Nanone urahinguka ahantu hameze gutya, hano rero uramanuka gake gake urebe hano handitse use high, ahangaha hano urebe akangaka kano, urabona ko karafunguwe. Hano baba bakubwira ko ahangaha igihe umuntu akohereje message, icyo gihe message yawe igaragara hejuru kuri screen. Kandi hari nk'igihe wenda urugero uba wibereye mu mirimo yawe ugasanga ibyo bintu biri kugutesha umutwe kuba message ziri kugaragara hejuru kuri screen. Nta kindi uzakora rero, uzaza kano kantu ugafunge akangaka, nanone wongere umanuke hasi, nanone uzaza kuri akangaka kanditseho use high, akangaka kano nanone akangaka urakabona, nanone nako uzaza ugafunge aka. Ukeneye numara kugafunga, icyo gihe message yose bazakohereza ntabwo izigera igaragara hari hejuru kuri screen yawe.